abatarabikoze ariko bakaba bafitanye isano n'ababikoze bumva badashaka kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu yari uwawe akaba yakoze icyaha ukwiriye kucyakira uti nanjye nagize ishyano, aya mateka mabi tuyigireho. Uwaba yarakoze ishyano utaranarikoze ufitanye isano n'abarikoze ariko tukwiriye kwiga. Mu gihe twaje kwibuka tukagira icyo twiga, iyo twese duhagarara tukavuga tuti abadivantisi ntabwo twifuza kuvusha amaraso, tidushaka kwifatanya n'abandi. Bamwe baba barapfuye ariko abasigaye bari kugira ijambo. Ikimbabaza n'ubu kikaba kimbabaza nuko nyuma yo gupfa kw'abantu bangana kuriya n'ishyano ryaguye rigwira u Rwanda, hariho bamwe babibona nk'ibintu byarangiye bidafite akamaro. Kanyarwanda yari mutoya, icyayibuka nicyo igitondo gikonje, ari kumwe na mama we mu gihuru, baditira kubera imvura nyinshi cyane. Yaba n'andi matorero yabikora gatya, bizera ko byarushaho kuba byiza, kuko kwibuka nibwira ko bifashije buri muntu wese umwizera w'itorero. Bangira rero ngo bashimire abaringanije gahunda nk'ingiyi. Ntarageza kurereka nanone nakire Pasoro Isaka Ndwaniye, umuyobozi watuyoboye igihe runaka akaba yaje kwifatanya natwe. Pasoro turakwakiriye. Reka nshimire abambanjirije ari abaririmbye, ari abahawe umwanya wo kugira icyo bavuga, cyane cyane nk'abatanze ubuhamya bw'ibyo banyuzemo, ndetse na Dr. Rurinda wagerageje kugira ahantu hadushyira. Atwereka icyagombaga kuba cyarakozwe. Kuba twaje ahangaha rero, hariho bamwe bashobora kubyumva mu bundi buryo cyangwa ntibigire icyo bamarira. Ndibwira ko iki gihugu cyanyuze mu bikomeye, kimenyekana bitewe n'ibibi byakorewe mu Rwanda. Abaririmbyi bamaze kuturirimbira muri aka kanya, reka mbashime ku buryo bw'umwihariko, kuko ibyo mwavuze, ibyo mwaririmbye, ngira ngo nibyo byagira akamaro abaje kwibuka. Batubwiye bati amateka mabi. Hariho igihe
abatarabikoze ariko bakaba bafitanye isano n'ababikoze bumva badashaka kumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Umuntu yari uwawe akaba yakoze icyaha, ukwiriye kucyakira uti nanjye nagize ishyano. Baturimbye bati amateka mabi, aya mateka mabi tuyigireho. Uwaba yarakoze ishyano utaranarikoze ufitanye isano n'abarikoze, ariko tukwiriye kwiga. Mu gihe twaje kwibuka tukagira icyo twiga. Barakomeza bati twiyemeze kuba umwe. Bati dushyire hamwe. Usanga abandi bantu baturutse hirya no hino bo mu bindi bihugu bibaza icyo twapfuye. Nje narakibuze, kuko icyo umuntu yarwaniraga sinkibona. Abaririmbyi batubwiye bati reka duhindure amateka. Kuba twaje kwibuka nta kindi byakora kiretse guhindura amateka. Amateka ku gihugu, amateka mu itorero. Nigeze mbivuga umunsi umwe, ndavuga nti twebwe abadivantisi umunsi wa karindwi tuba twararangije umurimo. Kuri cya gihe cyari gikomeye iyo twese duhagarara tukavuga tuti abadivantisi ntabwo twifuza kuvusha amaraso, tidushaka kwifatanya n'abandi. Bamwe baba barapfuye ariko abasigaye bari kugira ijambo. Twari tugeze habi. Ndagira ngo ntanga ubuhamya nubwo mutabimbajije, ariko igihe kimwe umukambwe wanjye yafunzwe inshuro nyinshi sinazibara. Yatangiye gufungwa muri 63 ararusimbuka. Icyo gihe nari mu mwaka wa 6 primaire, twagendaga urugendo rw'amasaha 2. Ariko igihe yari yajyanywe muri prison, isi yose yari yabimenye. Aho tunyuze bakatujyanira inzara. Tugeze mu ishuri mwaka wa 6 bakavuga bati se wuriye bamufunze. Nta mupasitoro n'umwe wagiye kumusura, yari umupasitoro. Ndagira ngo mbabwire ibyo turirimbamo, ibyo tuvuga duhagaze ku ruhimbi bikwiriye kugaragara mu mibereho yacu ya gikristo. Wivuga ngo udakomeretse umuntu. Twarakomeretse. Utarakomeretse ninde? Udafite ikimwaro ninde? Ariko ndagira ngo nshime bamwe bahagaze, baje gutanga ubuhamya. Uriya Françoise, umukobwa wanjye, yambwiye ukuntu yakize ntari bugufi. Afite ngira ngo imyaka 15. Ishobora kuba yari iri hasi cyane, ariko yaransanze arambwira ati nshaka gushima umuntu wankijije. Hashize imyaka, ni mu mwaka ushize, ntabwo hashize igihe kirekire, ati nagize ikintu umutima wanjye mbona nkwiriye gushima umuntu wagize icyo ankorera kankiza.
yari yarabibitse ntacyo yari yaratubwiye. Noneho niho twamwegereye kugira ngo tumubaze, wakize ute? Atubwira ko yakize akijwe n'umukuru w'itorero w'umuturage. Nagiye njya mu mazu mva kuri iyi njya ku yindi, ariko ngeze aho ngaho baranyakira. Nabaga mu cyumba cyabo badafitanye isano y'amaraso, ariko bafitanye isano ya gikristo. Umwana utari uwawe kwinjira mu cyumba bitari bya byumba bya bamwe bo muri twe tuba dufite dushaka no kwerekana, ariko akamushyiramo. Ntabwo yari afite ubukungu, ntabwo yari akize. Baryaga ingano, kurya ingano bakaziteka akaba arizo zibatunga. Amara amezi 2 ari aho, abantu batangira kumenya ko haba. Umugabo niho yamubwiye, ariko ndashima uwo mugabo kuko yashatse umugore muzima, umugore ufatanije n'umugabo bagatekereza kimwe. Sinshidikanya ko umunsi runaka bazajyanwa handi dutegereje, umwe adasigaye. Hariho hamwe umuntu yabaga ari kumwe ngo n'undi akamubwira ati iri shyano rizaniye iki, bikaba ngombwa ngo umuntu have, ariko bakomeje kubana nawe. Icyakozwe hanyuma yaje kumubwira ati ibintu biri gukomera, ariko reka ngire aho nkujyana. Bakoze urugendo rurerure, bari bunyure mu kigo cy'itorero, bashyizemo bariyeri. Aho ngaho Imana izi gukora. Uwo mugabo wari umuherekeje nukora, kuko gahunda y'Imana burya nta kiko mu gukora. Icyo yakoze, yabonye abandi bakobwa bavuye guca ubwatsi bwabo nibwo kuboha ibirago, aramubwira ati, abwira umwe mu bakobwa aho ati niko, ati ntunaniwe, uyu nguyu yakwakira. Wagombaga kumwakira nuriya Françoise. Françoise yikorera ibyo byatsi kugira ngo abashe gutambuka kuri bariyeri uko Imana ikiza. Wa wundi yari yakiye ntacyo bamurebagaho. Bya byatsi ndizera ntiyabimbwiye neza, ariko ndizera ko ibyo byatsi yabimanuye kugira ngo ashire mu maso abashe gutambuka. Aho ngaho yarahatambutse bigeze igihe akize, akaba ari cyo gituma ari aha ngaho uyu munsi. Françoise arabizirikana, abwira umuryango, twese tujyayo, turi mu munsi mukuru, uwo muntu turamuteguza mu bukene bwe, tugira ibyo tujyana. Ariko ndashima ko haje abandi bantu benshi baje kureba uwo munsi mukuru. Bamwe bo muri bo barigaye kuko batakoze igikorwa nk'icyo. Nuko ibyatanzwe simbivugira aha ngaha, ariko umuhungu w'uwo mugabo yaravuze ati turajyana, kuko ibyo muduhaye ntiturubibike mu nzu, ko ntibari barigeze kubika ibimeze nk'ibyo ngibyo. Ariko icyiza, ntabwo umuntu aba mwiza ku muntu umwe ngo ku bandi abure kuba mwiza. Uwo mugabo afitanye isano n'uwigeze gukiza data, kandi batari bazi isano. Igihe bicaga Rwagasana, uwo mugabo niwe wakijije data.
ariko tugezeyo niho nahamenye kuko bari batuye ahitwa Inyamiyaga. Icyo nshaka kuvuga ahangaha nuko twebwe twemeye Kristo dukwiriye gufata imico ya Kristo nk'iyo Rurinda yahoze atubwira ati iyo uba Yesu, iyo ufata imico ya Yesu wagombaga kugenza utya. Reka mbabwire, reka dutangire guhumura amaso yacu tumenye inkomoko y'ibi ngibi. U Rwanda rwari ruzima, u Rwanda rwari rwiza, abantu barasangiraga, ariko umwanzi araza. Uyu Bonaventure Venus yavuze ati nta mwanzi, njyewe nemera ko umwanzi abaho. Umwanzi yanyuze mu bazungu, abazungu baraduteranya. Iyo bamaze kuduteranya ntitwabimenya ko baduteranije, n'ubu baracyaduteranya. Murabishidikanya hose baraduteranya. Ikimbabaza n'ubu kikaba kimbabaza nuko nyuma yo gupfa kw'abantu bangana kuriya n'ishyano ryaguye rigwira u Rwanda, hariho bamwe babibona nk'ibintu byarangiye bidafite akamaro, mbese sinzi agaciro nabiha bo babiha. Reka dusobanukirwe yuko ibi byabaye, dufata umwanzuro mu gihe twibuka ko bitazongera kubaho ukundi. Mu gihe rero nagomba kubabwira iby'abazungu by'iki, ariko wenda bizagira ikindi gihe cyabyo. Abazungu nibo baduteranije, abazungu nibo babonye yuko abanyarwanda ibyo wumva bavuga ngo ikiboko cyabayeho, ariko abazungu nibo bazanye ikiboko bakizana mu Rwanda, kuko bari bamaze kubona ko gufunga umunyarwanda ukamushyira muri gereza ntacyo bitwara. Umuzungu afunze umunyarwanda wa mbere, afunze uwa kabiri, yasanze bicaye bari kuganira, noneho abona batababara, nta gahinda barimo, bari kuganira. Umuzungu ati yemwe bano bantu ntabwo bazi akamaro ko gufunga umuntu. Baza kwiga neza basanga yuko umunyarwanda yanga gukozwa isoni. Bati cyamukoze isoni nuko yakubitwa, yamara gukubitwa bagakuraho umwambaro yambaye, bakamukubitira imbere y'abana be, bakamukubitira imbere y'umugore we, abataye agaciro. Nicyo gihano, nibo babizanye. Ariko ntitushaka kubyumva kuko bafite ibyo baduhendesha byo kugira ngo turyane nk'abanyarwanda. Ariko noneho bikagera hehe? Bikagera no mu itorero, aho abantu bakwiriye kuryana batari bakwiriye kuryanira, n'abitandukaniro ntiriboneke. Ariko ndasaba Imana kugira ngo muri uyu mugoroba twaje kwibuka, buri muntu wese afata umwanzuro wo kuvuga ko kuva uyu munsi ashaka kwihuza n'Imana ye. Mu gihe twibuka kuri iyi nshuro ya 28 jenoside yakorewe abatutsi, mu nyemerere mfata uyu mwanya wo guhumuriza abacitse ku icumu. Mukomere, nta kindi umunyarwanda avuga, mukomere. Mutwaze mwibuka ko Imana data ari urukundo. Ngira ngo Rurinda yabivuze, yagiye kurangiza arangiza avuga yuko urukundo aricyo kintu cy'ingenzi. Iyo dusoma ijambo ry'Imana dusanga Imana ari urukundo ruhebuje. Ibihe byigeze kuba byiza cyane
kuri Adamu na Eva. Ababyeyi bariya binyoko muntu, ariko nanone aba babyeyi babaye mu bihe by'icuraburindi. Igihe cyarageze baba mu icuraburindi. Abasomyi ba Bibiliya barabyigishijwe, si ugushidikanya. Hari ubwo Imana yagenderaga Adamu ikagendera na Eva. Tubwirwa ko mu masaha y'umugoroba bumvaga imirindi y'Imana ije gukora iki? Kubasura. Ndasaba Imana muri uyu mugoroba ngo maze imirindi y'Imana tuyumve mu bitekerezo byacu, umutima wacu, tumenye yuko Yesu aje kudusura. Twese turumva gusurwa n'Imana icyari cyo. Iyo umuntu afite inshuti ye ikabije kumusura y'icyubahiro, agerageza uburyo bwose bwo gutunganya mu rugo, agerageza uburyo bwose bwo kwitunganya ku mubiri, akambara neza, agashaka icyo kurya kugira ngo uje kumusura asange yiteguye. Ndasaba Imana kugira ngo buri muntu wese urahangaha yitegure, yamara umwambaro k'umwambaro w'ubukwe, kuko Yesu wenyine ari uje kumusura, akaba ushaka kumugenderera. Ndakomeza guhumuriza imitima y'abacitse ku icumu by'umwihariko ngo Imana ishobora byose aba ariyo, maze ngo ugire umutima wo kubabarira, ugire umutima wo gufata umugambi, ugire umutima wo gukomeza kugira icyizere cy'amasezerano twebwe ubwacu twahawe. Kuko nitudatumbira amasezerano tuzayoba. Reka amasezerano yo twahawe atubera intego kuri twese. Tubwirwa ko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi, ariko ikinejeje nuko yatsinzwe. Njyewe yaratsinzwe, kandi nawe agomba gutsindwa, ukamenya yuko yarangije gutsindwa. Kuko iyo Satani amenye yuko ufite intege nke, arabona ati hariya niho ndi bwegere. Bene data namwe bashiki banje, muri uyu mugoroba turiho twibuka, reka twihuze n'Imana yacu. Twe kuza guterana twibuka abacu bapfuye gusa ngo birangira aho ngaho, ahubwo duterane dufite intego yuko tuzabona kuri wa munsi. Ntacyo byaba bimaze kugira ngo buri kwezi kwa kane tuza aha ngaha, ariko tutavuga tuti ariko umunsi runaka muri cya gitondo cy'umuzuko abanje nzababona, si ugushidikanya. Sinshaka yuko, kuko bo reka mbabwire bagize amahirwe. Hanjye nizera yuko data nzamubona, ni njye wakora ikosa ariko nzamubona. Kuki? Ntabwo byamutunguye, yarazi ko agomba gupfa. Kuko mbivuga ntyo bitewe nuko mu 1963 umuntu yabaga yiteguye gupfa, muri 1964 yabaga yiteguye gupfa, 1967 yagomba kuba yiteguye gupfa, igihe cyose. Maze rero igihe indege yahanukaga bo bari bazi ko bagomba gupfa, bagize uko bihuza n'Imana yabo. Kiretse ngiye nkoze ikosa, ariko ndasaba Imana ngo izamfashe kugira ngo wa munsi tuzabashe guhura, kandi tumara guhura nzamubwira byinshi. Kandi uwo munsi azaba ari umunsi mukuru. Uwo munsi wowe nanjye ukumbure. Uwo munsi niwo nshaka, kuko mfite isezerano. Iryo sezerano niryo ngomba gutumbira ryonyine.
uko niko byagenze mu mwaka w'1994 hano mu Rwanda, igihe Satani n'abamarayika be bagize abo bakoresha maze bakora ishyano. Ndongera kuvuga ngo ndashima Imana yuko batsinzwe. Imana yakoresheje abana b'Abanyarwanda, ariko mwibwira ngo ni imbaraga zabo, ngo ni imbaraga z'inkotanyi gusa. Oya, ni imbaraga z'Imana. Ko Imana yabonye ko ibyo bintu birenze urugero aho ngaho. Imana ikoresha abantu kugira ngo bagire ikintu bageraho. Ndashima Imana yuko abarokoye iki gihugu Imana yabakoresheje. Amasezerano twahawe, twifuza amazu meza hakurya y'uruzi. Ayo ngayo, urwo ruzi rero kugira ngo turwambuke ni wowe nanjye tugomba kubikorera. Twifuza cyangwa se dufite amazu meza yateguwe, atateguwe n'umuntu, ahubwo ateguwe na Data wa twese. Ayo mazu niyo twifuza kubamo. Mbese muzi ikindi cyiza ni uko Imana yaturemye. Iyo Mana yaturemye ntabwo yadutereranye. Imana ntabwo yadutereranye. Imana yaturemye ntabwo yaduteranye, kuko igira gahunda. Yatanze uburyo haboneka abo kunamura icumu. Ntabwo ari Imana ya gahunda, irabikora. Yatanze uburyo mu rukundo rwayo rwinshi haboneka abarokoka. Ntibabonetse se? Nuko Imana ari nyagahunda. Iyo Mana nanone yatanze uburyo igihugu kibona ubuyobozi bwiza. Uko igihugu cy'u Rwanda cyamenyekanye, abazungu turi hanze batubaza bati ariko urwo Rwanda ruri hehe, badashobora no kurubona kuri karita, bakubona bati ukomokayo ntikomokayo, tubwire. Bari bafite amatsiko, baruzi nabi. Ariko ndashima Imana ko ubu ngubu u Rwanda rumenyekana ku byiza. Iyo ni Imana yabishatse. Imana yatanze uburyo, iratwubaka ku buryo igihugu kigendwa n'abaje gukora urugendo shuri ngo baze kureba ibikorwamo. Mu cyumweru gishize nagize amahirwe, abantu bo muri Botswana batariko tuje kureba ibyitoro ryagezeho. Bageze muri urusengero rwanyu, trezoriye w'umukobwa yagiye yicara hariya. Uko u Rwanda rumenyekana muri kino gihe, biragenda bisiba bya bindi byari bibi. Akaba ari cyo gituma ikintu cyose uri umukristo ukwiriye kukirwanya. Imana yacu ni nziza, kandi nziza ibihe byose. Amateka tubwira ibyo yakoze mu ngo bya Edeni. Ntabwo yarekeye aho ngaho, yaraje itabara abana bayo. Imana y'agakiza itegura ko Yesu azaza kuduhuza n'ijuru. Icyo nicyo akora. Kubwo gucumura twari abo gupfa, ariko ntabwo twapfuye. Imana irababarira. Imana ni urukundo. Reka twe kujya tubona ngo tuvuge ko Imana
ari Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo na Aburahamu, ahubwo reka tujye tuvuga ko natwe ari Imana yacu. Umuntu ukubonye avuga ati ni Imana ya BYIRINGIRO, ni Imana ya Samweli. Ni byinshi umuntu yavuga mu bihe nk'ibi ngibi. Hari byinshi umuntu yavuga akiriza umunsi ashima iby'Imana yadukoreye, ariko ikiruse ibindi ni ukwibutsa abashavuye bose ko Imana yaturokoye jenoside. Ngicyo dukwiye kubibutsa. Iyo Mana yashatse kutumenyesha ko atari ya yindi yigishwa mu nsengero gusa. Murumva ko atari ya Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo gusa kuko bamwe babivuga. Iyo Mana yaje kubana natwe muri kino gihugu cy'u Rwanda. Reka abantu bajye bavuga bati ni Imana y'u Rwanda, ni Imana y'u Rwanda, ni Imana yanjye. Ese ko kibigomba kuba amateka yuko ari Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo maze ntibe Imana yanjye? Reka bambona, abakubona, abatubona twese bagira bati Imana yabo. Muri make si Imana y'amateka gusa, ni Imana yahozeho, iriho kandi izahoraho. Mu gihe twibuka rero, mureke tuzirikane ko Imana iri hagati muri twebwe, kwiri kumwe natwe. Twitoze kuyibishimira, tugire uwo mwitozo, tubitoze n'abandi. Igihugu nacyo kizarushaho kugendwa no gushima, bavuga igihugu kirimo abana b'Imana. Muri uyu mugoroba kuza ahangaha twibuka abacu, two kujyana ishavu ngo abe ari byo tujyana, ndetse ngo iryo shavu turiture n'abandi, ahubwo iryo shavu reka turiture Data wa twese, maze ngo adukomeze kandi akomeze kubaka imitima yacu, akomeze kutwubakira igihugu, aduha amahoro, kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe gukwira hirya no hino. Maze ubwo Yesu agiye kuza, kandi ntibitinze agiye kuza, maze twese tuzarangamire ikirere tumubanaje, nta numwe ubuza ahangaha. Imana idufashe mu kuzigufasha, ikomeze kuturinda kandi ikomeze kuduhumuriza. Ubwo tugiye kumara iminsi 100, reka abamarayika badukunda bakomeze kubana natwe mu ngo zacu, maze dukomeze kubakwa na Data wa twese mu magambo tuvuga, mu ntekerezo zacu, maze ibisigaye byabaye bizaba amateka yatumye tuva ku bibi tugatumbira ibyiza. Imana itanga byose idukomeze twese, ari abacitse ku icumu, ari abanyarwanda, ari inshuti z'u Rwanda, abo bose reka tubasabire kugira ngo bashe kwitegura ubwo Yesu agiye kuza, twese tuzamusanganire tudafite intege. Imana idufashe nkuko izigufasha, iturinde nkuko izikurinda. Byose tubyambaje mu izina rya Yesu.